Wagize neza guhitamo uyu muyoboro Menya TV Show, umuyoboro ukugezaho amakuru agiye atandukanye ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye binogeye amatwi ndetse n'iby'ubwenge. Ndagushimiye nkuha n'ikaze. Abantu benshi tuzira ibintu byinshi. Abantu kubera kutamenya ushobora kwitwa n'ikintu runaka kubera kutazi ko gikora. Ariko niyo mpamvu leta ishishikariza abaturage ndetse ishishikariza n'ababyeyi kohereza abana ku ishuri kugira ngo bajye gufata ubumenyi. Mu bumenyi bafata harimo ubwo kwirinda. Ubwo kwirinda mu biturutse ku bimera ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora kubangiza bikangiza n'ubuzima bwabo. Munyemerere n'abatindiye turebe ku cyatsi bita rwiziringa. Rwiziringa ni icyatsi gitonya, cyoroshye, kidakomeye, ariko kigira imbuto. Kirakura kikagira imbuto. Kigira utubuto tw'umukara. Utwo tubuto duhekenye cyangwa ukarya ibibabi byabyo uhita ubyumva mu minota 5. Reka turebere hamwe ibibi bya rwiziringa. Iki cyatsi gikunze kugaragara ahantu henshi, gusa umwihariko wacyo gikunze kuba ahantu hacyo hacyonyine. Gikunze kumera ahantu hitaruye ibindi bimera. Byumvikana neza ko kidakunda akajagari. Yego wabyumvishe neza, ahantu hose uzabona rwiziringa akenshi uzasanga yitaruye ibindi byatsi. Iki cyatsi gifite ubukana bukomeye cyane. Iki cyatsi iyo umuntu yakiriye cyangwa se akarya ububuto bukivaho bimugiraho ingaruka zikomeye ku buryo byamuviramo no gutakaza ubuzima. Abashakashatsi mu bijyanye na siyanse baherutse kugaragaza yuko iki cyatsi nacyo gishobora gushyirwa mu burozi bushobora guhitana ubuzima bwa muntu. Yewe no ku zindi nyamaswa nazo zishobora gupfa. Izo nyamaswa harimo inkwavu, ihene n'inka. Nubwo abashakashatsi bataremeza neza ko n'izi nyamaswa zishobora gupfa, ariko ngo gishobora guteza izo nyamaswa ingaruka cyangwa se ibibazo ku buzima bw'ayo matungo. Reka by'umwihariko tugaruke ku buzima bwa muntu. Ese iki gihingwa cyangwa se iki kimera gishobora kugira ingaruka ki ku buzima bwa muntu? Ndagushimiye rwose ukomeje kubana natwe. Iki kimera iyo umuntu akiriye, ndavuga ari ibibabi byacyo, biragenda bikajya mu mubiri, hashiramo nk'iminota 3 bigatangira kuzamuka bijya ku bwonko. Niyo wariye gitangira kuzamuka, iyo umaze kurya ibibabi byacyo haciyemo nk'iminota 3 bitangira kuzamuka bijya ku bwonko. Buriya no kugira ngo umuntu asinde yanyweye itabi cyangwa se inzoga, nibyo binyabutabire cyangwa se iyo myotsi izamuka igatangira kujya mu bwonko. Iyi myotsi imaze kujya mu bihaha nibwo umuntu atangira guta kontroli, ubwenge bwe bukava ku gihe, agatangira gutekereza ibintu biterekeranye. Yego ubwonko nibwo bubasha gufasha umuntu mu gukontorora ibintu akora ndetse bukabasha no gushyira ibintu ku murongo. Iyo ubwonko butokowe gatonya buhita buta umurongo ku buryo utangira guhita umera nk'umusazi. Hari nayo mpamvu umuntu bamubwira uti ubwonko bwawe bwaratokowe. Iyo umuntu akubwiye yuko abashatse kuvuga nk'aho uri umusazi, abashatse kukwereka ko uri nk'umusazi. Yakubwiye ngo ubwonko bwawe bwaratokowe, abashatse kuvuga ko warasaze. Rwiziringa ni ikikora rero, ihita izamuka ikajya kwivanga mu bwonko, aho yakamanutse mu gifu hasi kugira ngo ijye gutunganywa izamanuke nk'umwanda, ahubwo yikazamuka mu bwonko bwa muntu ikajya gukora za siriko. Gikoze siriko ni kwa kuntu umuntu ahita aba pararize cyangwa se agatangira kwiziringa
ari naho havuye iri zina Rwiziringa. Ugatangira kuzenguruka wandika iminani. Gusa uku nguku hoho biba bitandukanye n'umuntu wanyweye inzoga. Uwanyweye inzoga ashobora kuryama akabyuka byarangiye, ariko Rwiziringa yo udahawe ubutabazi bw'ibanze wanapfa. Ibi byatsi iyo bimaze kujya mu bwonko byivanga n'ubwonko bigatangira gutesha umutwe ubwonko nabwo bukayoberwa icyo gukora, bugakora siriko mu mutwe, ari byo bituma umuntu amera nk'uzanzaye cyangwa se utaye ubwenge, akazenguruka hashira akanya gato akikubita hasi. Nyabuneka iki cyatsi uzakibona hose ujye ukitondera ndetse ukibuze n'urubyaro rwawe. Naho ubundi bitabaye ibyo rwana guhekura rukagusekeruheru. Abenshi basigaye bagikoresha nk'ikiyobyabwenge, ariko mu nyuma niho bazabona ingaruka z'iki cyatsi. Uzi ubwenge akwiye kukirinda, kuko ni icyatsi gishobora kuzashyirwa mu burozi n'ibindi byatsi byose bizwi byashyizwe mu mwanya w'uburozi. Iki cyatsi cyitwa Rwiziringa. Ahantu hose wakibona. Gusa icyo ngusabye ni ukukirinda. Ndagushimiye, komeza ugira ibihe byiza. Ciao.